Nimugoroba umuntu yahamagaye kuri telefone arambwira ngafite murumuna we yigaga mu wa kane segonderi none ngo ibyo kwiga ngo yigaga ibintu nyine bya ICT ngo yarabiretse ngishuri yarivuyemo ngava ni wabo sinze ngo yago bazara ari kuba ubwo ni muri geto ngari muri haso ngari kugurindinga agashaka gukora forex ngahita ngo muri miliyoneri ngo nabyo kwiga mu ishuri ngo isange ngashaka Jera wanje tuza segonderi. Impamvu natagiye kaminuza nuko amafaranga afite kwiga kaminuza abyeyi banje bari bakinye niyo mpamvu natagiye kaminuza. Ni mpamvu nasezeye akazi nkareka kwiga ngavuga ati sezera akazi nje kwiga forex nyikore full time nafatiranye mu rugo ko papa raha na mere bari mu rugo nuko n'amafaranga menshi bari bafite ariko jye nawe tukamufatirana umwaka umwe imyaka 3 zansanga nyiba mu rugo nyuma yo kwiga nuko nabigenje nasezeye akazi n'amafaranga mfite nje mu rugo mu forex trading n'uturaka duce nabonaga tutaracyanga dishema ntabwo nigeze njemva mu ishuri nje kwiga forex iyo menya forex trading nyikiri mu ishuri muri segonderi nari gutangira nkayiga n'ubundi nyiri muri segonderi ngabanza ngasoza segonderi mfite diplome yo muri reb cyangwa zino institutions zindi ziduha certificate ariko mfite na knowledge ya trading ku Rwanda so abanyeshuri muri segonderi abantu muri kaminuza kumenya trading kitanga amafaranga nago bivuze ngo gusezere ibindi bintu byose ngo byo muri trading hari abantu njya mbona umuntu yakoraga naha akimara kwa profit by'ingano bibiri ngahita asezera akazi inzozi zawe no kuba free inzozi zawe no gutembera aho ushaka hose gukora amafaranga aho ushaka hose ariko inzozi zawe nagaruka kwituraburiza mani gusezere akazi uje muri forex uzunguka ku kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu hombe kubera ko mu kwezi kwa gatatu uzamaze kumenya ibintu byinshi ibyo bintu byinshi kugira ngo umenye kubikoresha bizagutwara ikindi gihe nyuma yo kwigishwa na mentor wawe uziza uvumbura ibindi bintu byinshi nuvumbura ibintu ukugenda umenya ibindi bintu bishyashya niko ushaka gukoresha bya bintu bishyashya abanyabikorera abandi bantu ibyo byita kuzabona muri iyo sako usanga imyaka 5 irashize ibaze noneho rero nubo waravuye muri segonderi nta muntu uzaguha akazi trading ni yanga ngo ubone igishoro nese nusezera ishuri ukayivamo ukajya muri trading yonyine iryo shuri ababyeyi baba bari kwishirira how are you going to survive man forex kizagutwara imyaka 4 yose kugira ngo mastering utangiye gukora amafaranga mu buryo bora rega forex iyo bavuze imyaka 4 ntabwo bivuze ko umwaka wa mbere ukora amafaranga kwezi kwa mbere ukora amafaranga kwezi kwa mbere ukora amafaranga kwa kabiri kwa gatatu gahomba kwa kane gahomba kwa gatanu kwa gatatu kwa kane kwa munani umwaka ugashira utongera kunguka iyo ni trading ari bamba kangura muze muri class yanjye noneho noneho iyi course yanjye nongeye ibintu bya cryptocurrency none ko Rwanda rwemeje bino bintu kitsona bikora badafite ibyangombwa kandi gukora bavuga no kubikorera undi muntu ndacheka neza man just be wise man be wise don't quit ibintu wakoraga ngo muri trading full time nawe ndi kuba discouraging ariko trading it takes time wayikorana n'ibindi bintu iyo umaze kuba profitable mwaka ukabasha kwitunga ugakora amafaranga akorohereza ubuzima akagura imyenda akagutunga kwishira inzu then you are living from trading niba utaratangira kuba wabeshejwe na trading rero wireka ibindi bintu ukora man iyi nishura nyuma babwiye bino bintu ibizakurikiraho ni bibareba if you fuck up in your life it's your life it's not my life go and fuck up however you want but be wise man if you're getting some money from your parents that money will pay your class after class amashuri wiza agujane muri haso yo hasi kwishirire iguye ama deposit abantu bose nzakwica ba successful mu trading bari bafite ahantu bakura igishoro n'udafite ahantu kuri igishoro ngo umurikirane abantu mwese muziko mushaka gukora trading ako mudafite igishoro mudafite ahantu mwakura capital kanda for kuko video ikurikiyeho uyu missing kanda for video ikurikiyeho uyu missing ntabwo uzabasha kumenya ngo uzabigenza gute hari banga nshaka ko ryo muri ubone mu capital kandi nivuye I'm sending out